Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Luke Karekezi ku bantu tutamenyeranye. Ndagira ngo dukomeze inyigisho twatangiye mu minsi yashize, inyigisho ijyanye n'igitabo cy'ibyahishuwe. Nicyo gitabo cya nyuma kiri muri Bibiliya yera dukoresha, igizwe n'ibitabo 66. Ni igitabo cy'ingenzi cyane kuko kirimo nicyo kigaragaza mu buryo bweruye ibyiringiro twese dutegereje nk'abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka tubanze twiragize Imana dukomeze tuganira ijambo ryayo. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kuganira na bene data. Ndagusaba ubuntu bwawe bwinshi bwo kugira ngo tubashe mwami gusobanukirwa Mana n'ubushake bwawe. Waravuze ngo aya magambo ngo naye abantu bo mu minsi imperuka. Data, ijambo ryawe ritubwiye yuko ribuzayahishura. Ndagusabye kugira ngo uduhishurire kugira ngo ubwoko bwawe bubashe kumenya ko igihe tugezemo n'uburyo bwo kucyitwaramo. Urakoze Data, mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni inyigisho ya gatatu muri iyi seri y'inyigisho ku byahishuwe. Uyu munsi nagira ngo tuganire amagambo ajyanye n'uburyo bwo kumenya neza gusoma ibyahishuwe ku buryo ubasha gusobanukirwa. Hari ibyo turi busomemo, ariko ndagira ngo duse twari twaganiriye ku bijyanye n'igitabo cy'ibyahishuwe muri rusange, ndetse tuvuga no ku mwanditsi n'abo yandikiye. Ariko uyu munsi ndagira ngo duse n'abinjira bukeya muri igitabo cy'ibyahishuwe, turebe ese ubundi igitabo cy'ibyahishuwe cyanditse gute, kugira ngo ubashe nawe kuba wasoma ugasobanukirwa. Ibyo tuzajya tuganira hano byose, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ni ngombwa kubigenzura. Ntabwo ibintu umuntu akubwiye ubimira bunguri gutyo, ahubwo nawe uragenzura ukareba niba koko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Hari benshi badasobanukirwa bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko ni ngombwa ko uba witeguye kwakira ubusobanuro nyakuri umwuka w'Imana guhaye. Rero ndagira mbere yo gukomeza nsoma mu byahishuwe, hari ijambo nshatse gusoma bukeya riri muri Luka igice cya 24 umurongo wa 45. Ni amagambo Yesu amajije kuzuka. Haravuga ngo maze abungura ubwenge, abigishwa biwe ari Yesu bungura, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati niko byari byaranditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, amen. Yesu ashimwe. Ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe byera. Iri ni ryo jambo, ni rimwe mu magambo akomeye, n'urufunguzo. Ntabwo ibyanditswe byera bisobanurwa n'ubwenge bw'umwana w'umuntu, ntabwo bisobanurwa n'amagambo menshi n'amasomo menshi n'amashuri menshi. Oya, n'ubwenge bw'Imana, kandi bisobanurwa n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi abantu bagiye bagerageza gusobanura, bakabisobanura nabi, kubera yuko igihe cyabyo kitaragera, kandi Imana itaragera igihe cyo kubisobanura. Mu magambo twaganiriye muribuka ko twavuze kuri Daniel uburyo yashatse gusobanukirwa, ubwo yagiraga iyerekwa agashaka gusobanukirwa, ariko Imana ikamubwira ngo bumva icyo gitabo gifatanishije ibimenyetso kugeza mu minsi y'imperuka, kuko ayo magambo arahishwe kandi afatanishije ikimenyetso kugeza mu minsi y'imperuka. Kugeza mu minsi y'imperuka, mu yandi magambo, mu minsi y'imperuka nibwo azahishurirwa abantu b'icyo gihe. Rero ni ukuvuga ngo ibintu, hari igihe Imana yerekana ibintu ariko ntihite ibihishura. Igihe kimwe ikaba yahishura n'igice, ariko ntibihishure byose. Byose biri mu butware bw'Imana, biterwa n'Imana n'imikorere yayo n'ubushake bwayo. Imana ni umwami, ikora uko ishaka mu bantu yaremye. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bice by'ingenzi bigize igitabo cy'ibyahishuwe. Ndaza gukoresha amagambo abiri asa najya kumera kimwe, ariko itandukaniro muraza kuryumva. Ibice cyangwa se ibyiciro. Igitabo cy'ibyahishuwe iyo ukinjiyemo neza usanga mu buryo busanzwe kisa n'ikirimo ibice bitatu bigaragarira umuntu wese. Igice cya mbere ni amagambo abanza arimo interuro, aho Yesu yiyeretse umwigishwa we Yohana wari uri ku kirwa cy'Ipatimo, ndetse amubwira yuko amuzaniye ubutumwa bwo guhereza amatorero 7 ari muri Aziya. Ni encounter, ni uguhura kwa Yesu
na Yohana. Nuko nuguhura kwa Yohana abonana na Yesu niyerekwa itangiriro ry'iyerekwa. Igice cya kabiri n'icya gatatu navuga ngo niyo parti ya kabiri. Parti ya mbere ni igice cya mbere, amagambo abanza na Yesu yiyereka Yohana Umubatiza. Igice cya kabiri n'icya gatatu ni inzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya. Amatorero 7 yo muri Aziya, hari abantu bamwe batekereza ngo ntabwo ya matorero yabayeho, ngo ahubwo ngo ni ibihe bitandukanye itorero ry'Imana ryagomba kuzacamo. Ntabwo mbyizera nk'uko ko ntabwo ari ku ijambo ry'Imana rivuga, kuko Efeso, Simuruna, Perugamo ni ahantu hari hasanzwe hariho kandi hariyo amatorero. Birashoboka yuko itorero runaka ribasha guca mu bihe ibyo ari byo byose bisa n'ibigaragara mu itorero runaka ry'Isimuruna, ubutumwa bwaho bukaba bubagenewe, namwe mukaba mwabwakira nk'uko, ndetse Imana ikaba yabatumaho ubutumwa nk'ubu ngubu bw'Irawudikiya n'ahandi. Ariko ntabwo bisobanuye ngo ni periode zitandukanye itorero rigomba kunyuramo mu isi yose. Igice cya gatatu cyangwa se parti ya gatatu ni parti ihera mu gice cya 4 kugeza mu gice cya 22. Aho ngaho Yohana guhera mu gice cya 4 hari ijambo ritangira ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona ijuru rikinguye, urugi rukinguye mu ijuru, urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo, kuzabaho hanyuma y'ibyo. Guhera mu gice cya 4 Yohana atangira parti ijyanye n'amayerekwa kugeza mu gice cya 22 cy'ibyahishuwe. Ni parti ijyanye n'amayerekwa kandi yose aganisha ku bihe bya nyuma kugeza ku ijuru rishya n'isi nshya, ubwo byose bizaba byahindutse bishya. Yesu ashimwe cyane. Rero muri make ibyahishuwe bimeze nk'ibifite parti 3. Parti ya mbere cyangwa se igice cya mbere ni igice cya mbere nyine, ni chapitre ya mbere igizwe na introduction. Yohana atangira avuga uko ibintu byatangiye n'uburyo yabonye Yesu. Igice cya kabiri cyangwa se parti ya kabiri ni guhera mu gice cya kabiri n'icya gatatu, ni inzandiko zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya. Igice cya gatatu cyangwa se parti ya gatatu ni guhera ku gice cya 4 kugera ku gice cya 22, aricyo kigizwe n'amayerekwa ajyanye cyane cyane n'iby'iminsi ya nyuma n'iby'iminsi y'imperuka. Ni igice gihura ahanini n'igitabo cya Daniel. Iyo turebye igitabo cya Daniel nacyo tubona yuko gisa n'ikigabanyijemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni uguhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 5. Aho harimo ibijyanye n'uburyo n'amateka, uburyo byabayeho, amakuru y'ibyabayeho mu gihe cya Daniel. Ariko guhera mu gice cya 6 hatangira ibijyanye n'amayerekwa kugeza ku gice cya 12. Nkuko rero harimo ibice bitandukanye, parti zitandukanye, niko no mu byahishwe naho harimo parti zitandukanye. Ariko muri ibi bice nabyo tubyinjiyemo neza, navuga ngo igitabo cy'ibyahishuwe gisa n'ikigabanyijemo ibyiciro bibiri, main division ebyiri ziri net ku muntu ubasha kubireba kandi akabibona, ziri mu byahishuwe. Nashaka kugira ahangaha cyane cyane by'umwihariko, niba ushaka gusoma neza igitabo cy'ibyahishuwe ni ngombwa gusobanukirwa uburyo cyanditse mu buryo harimo division ebyiri z'ingenzi, cyangwa se kigabanyije mu bice, mu byiciro bibiri by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ubona gihera mu gice cya mbere, byahishuwe igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, kugera mu gice cya 11 iby'abahamya babiri ndetse n'impanda ya 7. Iyo ni nka division. Icyo ngicyo ushatse wagifata nk'igitabo ukwacyo, kuko gifite amakuru ahagije yo kuba cyaba igitabo ukwacyo no kuba cyagira ibyo kivuga. Iyo ugeze mu gice cya 12 urebye neza ubona usa n'usubiye inyuma, hagatangira icyiciro cya kabiri cyangwa se division ya kabiri
yo muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, guhera mu gice cya 12 kugera ku gice cya 22 kugira ibyahishuwe birangiye. Ni ukuvuga iki rero, mbaye nkusubiramo, ibyahishuwe biri divize mu buryo bubiri kugira ngo bisobanukirwe neza kandi ubisome ubashe kubyumva neza. Biciyemo ibyiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni uguhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 11. Icyiciro cya kabiri ni uguhera ku gice cya 12 kugera ku gice cya 22. Iyo bisobanukiwe gutyo ukabisoma gutyo, ibyahishuwe bitangira kugira sense, bikatangira kumvikana mu buryo budasanzwe utarusanzwe ubusobanukirwamo, kuko kenshi abantu benshi babisoma nka hari ibintu byanditswe mu kajagari kenshi cyane. Nta kajagari karimo. Imana ibintu byayo ibikora muri gahunda, ariko ikabikora mu buryo bizasaba ubuntu bw'Imana n'umwuka w'Imana kugira ngo amurikire abantu bayo babashe kubona ibintu. Ndetse iyo umwuka w'Imana bikumurikiye uhita ubona ari ibintu biri evident, byoroshye no kubona, ariko bisaba ngo umwuka w'Imana gusure akwigishe, kuko nkuko bya jambo twasomye rivuga ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Bisaba ko ari umwuka w'Imana ukungura ubwo bwenge. Ubwo buryo bwo kwandika muri ubwo buryo tubona atari uburyo budasanzwe muri Bibiliya. Iyo turebye mu bihe bitandukanye, mu bice bitandukanye, ahantu hatandukanye muri Bibiliya, tubona yuko Imana yagiye yandika inkuru imwe ikayandika ikoresheje abanditsi batandukanye. Ni ukuvuga iki? Urebye nko muri inkuru ziri muri Samuel wa mbere, Samuel wa kabiri, ubona zisa cyane n'iziri muri Ngoma ya mbere na Ngoma ya kabiri. Ukabona ko harimo inkuru zimwe, inkuru zifitanye isano, yenda hakaba hariho itandukaniro mu buryo butandukanye, mu buryo bwihariye runaka, ariko ugasanga n'ubundi ni inkuru zimwe, ni inkuru zisa, ni amakuru amwe. Urebye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana, nabyo usanga ni nk'ihame Imana igenderaho yagiye ikoresha mu byanditswe byera, igahamagara abantu batandukanye bakandika ku kintu kimwe, ariko ari abantu batandukanye. Harimo inyungu nyinshi. Harimo inyungu yuko hari buri wese aba afite ikintu yarebyeho cyihariye, wasoma iyo nkuru. Tuvuge nk'iyo usomye inkuru za Yesu muri Matayo, hari ibyo wunguka, ariko iyo ubisomye muri Mariko usanga Mariko hari ibindi asa n'uwaciye akarongo kurushaho, ari izindi detaye atanga. Wasoma muri Luka ugasanga hari izindi detaye atanga, wasoma muri Yohana ugasanga hari izindi detaye atanga, ku buryo iyo uhasomye hose muri ibyo bitabo bitandukanye urushaho kugira image ngari cyangwa se ishusho ngari, ugasobanukirwa kurushaho n'ibijyanye n'inkuru za Yesu. Ni kimwe na Daniel nawe yagize amayerekwa asa nayo mu byahishuwe, ariko ntabwo wahita usobanukirwa neza. Bisaba ngo ibyo bitabo byombi bisome, iyo bihuje urushaho gusobanukirwa kurushaho. Rero muri ubwo buryo ibyahishuwe byanditswe mu buryo ibirimo bivugwaho byagera mu gice cya 12 bigasa n'ibisubiye inyuma, bikongera kuvugwaho ariko mu bundi buryo, mu yindi perspective. Reka nse nusobanura iki kintu mu byahishuwe. Ya division ya mbere cyangwa se cya cyiciro cya mbere kiva kuri ku gice cya mbere kugera ku gice cya 11, ni igice ni icyiciro kigaragaramo ubutware bw'Imana. Ibintu byose bibaho, ama event yose abamo agaragaza ubutware bw'Imana. Naho icyiciro cya kabiri, cya kindi cyo guhera muri kuri 12, cya cyiciro cya kabiri reka tukite B, icya mbere tukite A, ikindi tukite B. Ntabwo ari itegeko, ni shatse kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Muri A tubonamo ubutware bw'Imana cyane bugaragara, kuko ibintu byose bigaragara yuko ari Imana iri hejuru ya byose kandi iri gutegeka ibintu byose biri gukorwa. Kubera yuko nk'iyo turebye ibihano biboneka, tubona yuko byose biza bihesha Imana icyubahiro, kandi byose biza bigaruka ku Mana. Naho muri B, muri ya parti muri cya cyiciro cya kabiri, tubonamo imikorere ya Satani. Tubonamo ko ibintu byinshi biba, tuvuge nk'ibihano biza, tukabona ko bije
ari ibihano kubera gukora ibyaha kw'abantu cyangwa se imirimo y'umwijima. Muri parti A ntabwo uzabonamo Satani cyane, nta Satani uzabonamo cyane, niba navuga cyane nta nubwo uzabonamo cyane bavuga kuri Satani, oya bavuga ku Mana n'abantu bayo. Ariko muri parti ya kabiri, muri B, bavuga kuri Satani. Muri parti ya mbere, mu gice cya mbere cyangwa se muri cyiciro cya mbere, uzabonamo ikimenyetso gishyirwa mu ruhanga rw'abantu b'Imana. Muri parti B, mu gice cya B, mu cyiciro cya B, uzabonamo ikimenyetso gishyirwa mu ruhanga rw'abantu biyemeje kwiyegurira Satani, ikimenyetso cya Antikristo. Biratangaje ukuntu abantu benshi bazi ku kimenyetso cya Antikristo ariko ntabwo bazi ku kimenyetso kizashyirwa mu ruhanga rw'abantu b'Imana mu minsi y'imperuka. Hari ibimenyetso bibiri mu byahishuwe. Hari ikimenyetso kizashyirwa mu ruhanga rw'abantu b'Imana, hari n'ikimenyetso kizashyirwa mu ruhanga rw'abantu biyemeje gukorera umubi. Muri parti A cyangwa se mu cyiciro cya A hagaragaramo cyane uburinzi bw'Imana ku bantu bayo. Naho muri parti B cyangwa se mu cyiciro cya B hagaragaramo cyane urubanza rw'Imana cyangwa se ibihano by'Imana ku nkozi z'ibibi, ku banyabyaha, ku bantu banze kwihana, banze kwizera Imana. Rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni ibyiciro bibiri bigaragara mu byahishuwe Imana yandikishije gutyo, ariko bivuga kuri events zimwe, ni evenement zimwe bivugwaho, ariko ibyo byiciro, buri cyiciro cyose kikavuga kuri evenement mu buryo bwihariye kugira ngo hazemo iyindi angle, hazemo umuntu abashe kubibona mu buryo bwihariye. Navuga ngo ndakubwira bene data, icyiciro cya mbere ni icyiciro navuga ngo ni heavenly perspective, ni icyiciro urebeye nk'uri mu ijuru. Naho icyiciro cya kabiri ni icyiciro ni earthly perspective, ni nko urebeye nk'uri mu isi, ibiri kuba mu isi bizaba mu isi. Ariko byose bivuga ku bintu bimwe. Hari ibintu, reka mvuge kuri ibi bintu bivugaho ibyo byiciro byombi, tuzakomeza ubutaha. Icya mbere, muri ibi byiciro byombi uzasangamo bavuga ku bintu by'igihe cyashize, past cyangwa se igihe cyashize, ibijyanye n'uburyo Imana yateguye umugambi guhera kera kugera ku kuremwa ku isi. Nitukomeza kuganira amagambo uzabona ko hari ibintu byinshi abantu batekereza ko ari ibintu bizaba mu gihe cya kera kandi ari ibintu byarangije kuba. Rero ubibonamo muri ibyo byiciro byombi, ubonamo ibintu byabaye byarangiye. Icya kabiri, ubonamo nanone urugendo rw'itorero cyangwa se rw'ubwoko bw'Imana ndetse n'akarengane, uburyo ubwoko bw'Imana bwagiye muri iyi si ariko bukanyura mu gihe cy'akarengane, imibabaro ubwoko bw'Imana bwagiye bunyuramo muri ya marekwa byose, byaba mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cya kabiri, muri A cyangwa muri B, hose ubibonamo. Ikindi cya gatatu, ubonamo urubanza rw'Imana rugwa ku bantu bo mu isi. Mu cyiciro cya mbere urubanza rw'Imana cyane cyane rugaragara mu mpanda zirindwi, naho mu cyiciro cya kabiri urubanza rw'Imana cyangwa se ibihano by'Imana biza mu nzabya zirindwi. Ariko iyo urebye ibyo bintu byose usanga n'ubundi bisa n'ibiganisha hamwe, ariko bigatanga perspective itandukanye muri ibyo byiciro byombi. Ikindi nasorezaho kigaragara muri ibyo byiciro byombi ariko muri angle zitandukanye, ni ukugaruka k'Umwami Yesu. Hose havugwamo ku bijyanye no kugaruka k'Umwami Yesu ndetse n'iherezo ry'ibihe. Rero ndi gusoza muri uyu mwanya, ndakurarikira gusoma ijambo ry'Imana. Niba uri gukurikira izi nyigisho, ndakurarikira gusoma igitabo cy'ibyahishuwe, dusomere hamwe, tangira igice cya mbere, nibwo uzarushaho gusobanukirwa ku buryo twagendana, ariko ugenda usobanukirwa. Mu butaha tuzatangira kwinjira nyirizina mu bice bitandukanye kugira ngo ugende usobanukirwa buri gice cyose, ariko ndagusaba kugira ngo ubanze usome, nubwo wasoma igitabo cyose ukakirangiza rimwe, ukagisoma kabiri, ku buryo icyo twavugaho cyose ntabwo tuzagenda tubitindaho, ahubwo uba ubizi. Izi nyigisho ni inyigisho cyane cyane z'abantu basanzwe bakijijwe, basanzwe bazi ibyanditswe byera, kuko tuzajya twirefera ku bintu byinshi bisaba kuba umuntu asanzwe azi ijambo ry'Imana.
igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo utapfa gusobanukirwa mu gihe udasanzwe uzi ijambo ry'Imana, kuko byinshi bigaruka bisobanura ijambo ry'Imana ariko usanzwe uzi, ariko bikaza bifite indi shusho ku buryo uramutse usanzwe udasobanukiwe ijambo ry'Imana biragucanga ukumva ni ibintu bigoye, kandi mu by'ukuri atari ibintu bigoye. Yesu aguhe umugisha. Reka dusenga Imana, tuzakomeza ubutaha. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe tuganire na bene data. Sabiye umugisha umuntu wese ubyumvishe, kandi sabiye umugisha umuntu wese uri gukurikirana izi nyigisho kugira ngo urusheho kuma gusobanukirwa Mwami. Ijambo rye ryavuze ngo wawunguye abigishwa bawe ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditswe Mwami. Ndagusabye kugira ngo natwe twungure ubwenge tubashe gusobanukirwa. Urakoze Mwami wacu, icyubahiro kibi cyo iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha.